Hello friends, muri video tugiye kwiga uko wakwaka icyangombwa ku rubuga Irembo. Mu gice cya mbere cy'iyi video twari twarebye uko wafungura konte ku rubuga Irembo, ni muri gahunda twise byikorere. Iyo video nimba utarayibonye ndashira link muri description kugira ngo nimba nawe uyishaka ubashe kuyibona byoroshye, nawe umanzure iyo video yuko wafungura konte, ubundi numara gufungura konte uze tugendane no muri video tureba noneho uburyo wakwaka icyo cyangombwa mu gihe wamaze gufungura konte. Okay guys, rero mbere ko dutangira reka twakira abantu bashyashya. Nimba uri mushya kuri channel Mixmax TV tuguhaye ikaze, katushimiye ko isemo kubana natwe, kandi subscribe ufungura inzogera kugira ngo tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Nimba kandi dusanzwe tubana ku rubuga agaciro gakomeye, aho tugeze no twakesha, aho twifuza kujya no twateze, gumya udushigikire video zacu, uzihereze like, uzikora share ku nshuti n'abavandimwe bawe, kandi ubitekerezo muri comment tubwira ati video mwakoze yari nziza yadufashije, ubutaha muzadukorere kuri iyi topic runaka. Ngero mugiye kubana nitwa Tizere Jado, reka dutangire turebe ngo noneho iki cyangombwa wacyaka gute. Nk'ibisanzwe rero uraza ufungure Chrome yawe, nimara gufungura Chrome yawe urahita ugera kuri dashboard imeze nk'iyi uri kubona, urabona ko imeze. Ubwo icyo urakora urahita uza hano muri search, wandikemo www.irembo.gov.rw. Urangiza uhita ukanda kuri kano kajambo ka mbere kaje hano kafiteho akamanike k'Irembo. Numara kwakanda loading, nimara loading rero birafunguka gutya uri kubona. Wowe icyo urakora urahita uza hano handitse ngo konti, uhakande. Numara kwakanda urahita uza hano handitse ngo kwinjira, kuko wamaze gufungura konti. Urahita uza hano handitse ngo kwinjira. Aha urahita ushiramo nimero ya telefone cyangwa email yawe, kadushiremo nimero ya telefone yacu. Tumara kwandika nimero ya telefone rero na twashizemo na password, tuza dukanda hano handitse injira, dutegereze gatoya bimanze birodinge. Nimara kurodinga rero ubwo bahita tuzanira ya page iriho services zitandukanye. Hano biratebona service shaka gusaba, ngiye nshaka gusaba service ijyanye na noteri, nshaka notifiya icyangombwa, ubwo nashakamo service za noteri. Nimara kuzibona zirabona hamwe nyinshi abinjira n'abasohoka, harimo irangamimerere, harimo ubutaka, harimo polisi, harimo nyinshi zitandukanye. Ko tugeze kuri service za noteri rero ubwo tuzibonye noneho ubwo niho tugiye guhita dukanda. Okay rero turaza tukananonetse ngo service zitandukanye za noteri, murahabona aho dushizaga fresh. Ubundi dutegereze gatoya birodingeho gato, tubona hano handitse ngo service zitandukanye za noteri. Dukana kano kantu kareba hasi kagatiriangire, murakabona. Ubwo nitumara kubakanda bahita batuzanira service z'akarere, service za noteri, RGB, RDB, z'umurenge, minijiste. Batwereka service zose zitangirwa hano kuri noteri cyangwa se muri bijyanye na notification. Ubwo turebemo iyo dukeneye. Twe rero tuhita tujya hano mu murenge. Nitugera muri service y'umurenge rero ubwo bahita batubwira ibyerekeye service, baduhereze igihe dosiye imara n'umunsi umwe, igiciro tugiye kugenda no kwita na service wasabye, noneho batubwire ko iyi service yatanzwe na minijiste. Ubwo turaza gukana handitse ngo saba, murahabona naho dushize akamenyetso, niho tuhita dukanda. Baraza rero bahita baduhereza amakuru y'usaba. Hano hari icyiciro cy'usaba, urabona hano handitse umunyarwanda. Nukanda munsi urasanga harimo n'ibindi, koperative, societe, murabibona, urusengero. Wowe uraza uhitemo umunyarwanda. Nyuma guhitamo umunyarwanda
urahita ujyaho hakanditse ngo ibijyanye n'inyandiko, uhitemo inyandiko zitandukanye, harimo indi nyandiko, inyandiko mvugo y'inama, ibyatangajwe n'abavugizi, gushyira umukono wa noteri ku nyandiko, gusinya imbere ya noteri, icyemezo cy'uko inyandiko ari iy'umwimerere. Murabona ko harimo serivisi nyinshi cyane rwose, ntekereza ko nta serivisi washakamo ngo uyibure. Ngewe rero ndaza nshakemo serivisi yo gushyira umukono wa noteri kuri kopi y'inyandiko, kuko nicyo cyangombwa nshaka kunotifiya, ni fotokopi y'inyandiko. Ubwo niyo ndaza guhitamo ngewe hano. Nimara kuyihitamo tuhita dukurikizaho gushyiramo umubare wa kopi. Nge ni kopi imwe, ubwo bibaterwa na kopi uraba ufite uko ziraba zingana. Ugahita ukurikiraho noneho kwishyiraho ikigo kirakora icyo gikorwa cyangwa se ikigo cyemeza aho giherereye. Ubwo aba ari akarere, umurenge. Ubwo turaduhitemo akarere. Ubwo nyine ndahitamo Musanze, ndashaka akarere ka Musanze ngahitemo. Nyuma gushyiramo Musanze ndamanuka mpitemo umurenge. Turahitamo ni Busogo, niho nshaka ko iyo serivisi bazayinkorera. Noneho ubwo ibyo nibirangira bahita bazana noneho umwirondoro wuzuye w'usaba. Urabona ko haje amazina yanjye, ubwenegihugu, indangamuntu, uwo twashakanye, byose ubona ko biza hano. Baza no bakatubwira ngo approval level, ubwo nuvuga ngo approving level ni aho abaprovinga ni umurenge. Umubare wa kopi ni kopi imwe. Noneho hahita hakurikiraho amafaranga baguciye. Ikiguzi cy'amafaranga ni 5. muri kukibona. Reka nshireho akamenyetso mberekeye ko amafaranga murayabona ko ni 5. Ubwo ikindi hano rero urabonaho utuntu dutatu. Hariho akantu ko gusevinga, ko guhagarika, muri kutubona. Noneho nibikurikira gusevinga ngako, guhagarika, noneho ibikurikira. Ngo hano ushobora kubisevinga ukazakomeza ubundi ubutaha ukaba wahagarika cyangwa se ugakomeza. Hano rero dukanda gukomeza, mwabibonye. Ubwo urahita baza noneho batubwire bati ibijyanye n'ibiro byemeza akarere ni Musanze, umurenge ni Busogo. Noneho bahita baduhitishamo uko tugomba kubona message. Aha rero kubona message cyangwa se ubutumwa bugufi ushobora guhitamo email cyangwa se nimero ya telefone. Yakunze nimero ya telefone kwa kundi no kwirembo ku mu agent uzi ko bakoresha nimero ya telefone. Ubwo rero hano uraza ugahitamo nimero ya telefone. Ibyo birangiye urabona hano handitse ngo nemeje ko amakuru yose natanze ahangaha ari ukuri kandi ari ajyanye n'igihe. Ubwo iyo ubyemeza uraza ukavivura ku kantu. Uyu umaze kukavimvura ubwo uhita ukanda noneho emeza. Ubwo iyo ukanze emeza wemeye ko ibyo wavuze amakuru watanze ari ukuri. Ubwo uremeza bikarodinga akanya gatoya. Imaze kurodinga akanya gatoya rero bahita bakubwira ngo bahita bakwereka ibijyanye no kwishyura, kode yo kwishyuraho bakayiguhereza. Noneho bakakubwira ko dosiye yawe isaba serivisi za noteri z'umurenge yakozwe neza. Ubwo ngo iba yamaze gukorwa, cyo gisigaye ni ukwishyura cyangwa se ugasubira inyuma. Ubwo iyo ukanze hano ishyura, ubwo bahita kujyana, bahita bakwereka uburyo bwo kwishyura butandukanye. Reka nabwo tuburebe tunishyura. Ubwo reka turebe uburyo bwo kwishyura baduhaye. Kwibutsa ko utabishaka hano uba ushobora no gusubira inyuma bishoboka ugahagarika igikorwa uri gukora mu gihe usanze wari wibeshye, cyangwa se atari ngombwa ko iyo serivisi
uyaka. Ibyo byose birashoboka. Uburyo bwo kwishyura rero bahita babuduhereza, baratubwira ngo ni gute wifuza kwishyura. Hano mu buryo bwinshi butandukanye, harimo mobile money, harimo Airtel money, harimo ikarita ya banki, amafaranga mu ntoki, kwishyura ku mu agent no kuri konti za banki. Uhitamo uburyo bumwe bukoroheye, twega duhitamo mobile money. Rero hano itaguza kode yo kwishyuriraho, kanda ino mibare kuri telefone yawe ya MTN maze wishyure. Niyo imibare batubwiye ni iyo mibare uri kubona, 8 8 10 15 6 8 7 2 4 2. Iyo niyo mibare baduhaye yo kwishyuriraho, urayibona neza. Ubwo rero ubundi buryo, cyangwa ushiremo nimero yawe ya MTN Momo maze wishyure. Hano ushaka gushyiramo nimero ya telefone, twe niyo tugiye gushyiramo, n'ubundi nibyo byoroshye, uhita ubikora direct muri system. Nimero rero uyishiramo, twamaze kuyishiramo mwabibonye. Ubwo urahita ukanda hano handitse ngo ishyura 1500, wahabonye. Ubwo iyo umaze numara kuhakanda rero utegereza gatoya. Ubwo urabona ko biri kurodinga, bitaguza kaga message gasanzwe kuri Momo, ugahita ushiramo rimwe. Turashiramo rimwe twemeze kwishyura. Nitumara gushiramo rimwe dukande send, bahita dubigira gushiramo pin. Reka dushiremo pin. Ubwo kwishyura rero byarangiye. Urabona ko haduhaye message ivuga ngo send response to agent, ngo twamaze kwishyura. Hagiye guhita duhereza noneho serivisi zitandukanye za noteri. Hitamo serivisi, ubwo mvuga ngo gucya twarangije, twamaze kwishyura. Mu kanya bahita baduhereza na message igaragaza ko twishyuye, ubundi dutegereze. Okay, mwayibonye irembo baduhereza n'amafaranga kuri Momo, murabona ko yamaze kuvaho. Reka turebe message baduhaye neza, irimo na kode yo gukurikirana dosiye yacu. Message dore ngiye, katurebe gatoya. Message iraje, ngiyo cyane. Irembo kuri Twizere Jean Dodier, dosiye yawe isaba serivisi za noteri z'umurenge, ifite kode yo kwishyuraho. Ya kode niyo yishyuwe neza. Turi ko twishyuye neza, wakurikirana dosiye yawe ukoresheje ibikurikira: numero ya dosiye, bahita baguza numero ya dosiye n'amafaranga wishyuye. Ubundi aha rwose biba bisa n'ibirangiye. Ubwo bitewe na serivisi wasabye, ushobora guhita utegereza ko icyangombwa bagikora, nimba ari nka attestation de naissance, attestation de résidence, bakakiguhereza ukakibona muri systeme. Ariko bitewe nuko ngewe ari service ijyanye na noteri, ubwo ngomba gufata cya cyangombwa nashatse kunotifia, nkakijyana hehe kuri uyu murenge nasabyemo ko icyo cyangombwa bakinotifia, ubundi bakankorera notification. Ibintu rwose bikagenda neza, document yanjye nkaba ndayibonye. Guys, rero ndabakunda cyane, mwakoze kubana nanjye muri iyi video, kandi rwose umuntu w'iyi video akayirangiza, nizeye neza ntashidikanya ko yabashije gufashwa no gusubizwa ibibazo wenda yagiraga ku bijyanye na system cyangwa se na gahunda yabyikorere. Guys, rero katurekera aha. Rero ndabakunda cyane, mwari kumwe na Jado. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwicyo ukanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo dushizeho video ujye ubona mu ba mbere. Ndabakunda cyane.